bagize gutya akana basomye amazina kumbe ni Nyamunini Yongodongo. kumbe na Yongodongo nyuma yo kumunyuzura. 그만하라고 그랬잖아. mwabana mwe nabasabye kuneza umurekere kunyuzura muranga. ndaje namwira prefet de discipline kuko iwanyu muri abakira akajya atinya baso nagira icyo abikoraho. ngiri ubuntu mbona imbunda imana ko kwihora ihoze. Yongodongo matama 야 진짜 미안해. ndakwigeza nubikore 진짜. nabizi ko ibyo nakoze bitari bikwiye. 하지마. winyaka imbabazi 안 어울려. ko n'ubundi sinakwizera uri kunyaka imbabazi ko mfite imbunda. Oh! Yongodongo ku banyeshuri bagenzi be bamunyuzuye kenshi ko iwaba ari abakire. prefet de discipline akajya bica amazi ngo agenda wacana we wamutende we. mwana mu bandi banyeshuri kwa depression nta nubwo atoranya barasa. sasa uwaba arinyuzuraga cyane avayo n'abafite imbunda. Nyamunini bitaga Matama arasa n'abatabiri mu mana nyagasani. mwana ushoboye yacika hakiri kare dore ngo baribyiga mu karyango azarasa adatoranyije azarasa adacagura mwisunika banaze kananga tayare n'abatara munyuzuye. reba banyuzuraga cyane cyo kirwana no gusohoka. afunguye umuryango bakira umva ni masasu. cyo biti sasu mwaretse umuntu akaba yasohoka bwo kapfamwe. mwana vayo mbanyeshuri bagenzi be reba filime sasa. mu banyeshuri bagenzi be baminjiramo amasasu imbunda irashyuha niba atari magazine ishizamo amasasu bavuye mu nzira alodingamo ni magazine ashyiramo fire mode.